Welcome to Wildland TV. Tugwaye ikaze kabisa wowe ufashe umwanya kugira ngo wumve impanuro tuba dutanga kuri iyi channel cyangwa se wumve ibiganiro tugenda tunyuzaho. So uyu mwanya tugiye kuganira ku bintu rero ku ngingo ijyanye n'urukundo. Rimwe na rimwe mujya mubona cyangwa se mukumva umuntu ngo yakunze umuntu aburahamuhera, cyangwa se ukaba ubizi neza ko ari nk'umuntu ushobora kuba ukunda, ukaba uri ahantu muhera ubimubwira, cyangwa se ukaba wibaza se hari umuntu waba gukunda cyangwa se yaragukunze ariko akaba yarabuze aho guhera. Ngiye kukubwira bimwe mu bimenyetso rero bikwereka ko umuntu yagukunze ariko nyamara yabuze aho yamenera ngo bikubwire, cyangwa se akaba yarabuze uburyo yabikubwiramo, ariko ibimenyetso afite bikaba bigaragaza ko koko yagukunze. Ari nk'ibishoboka wamuruhura uwo mutwaro ukaba wowe wamwemerera cyangwa se ukamubwira ukabwira ko wabonye ko agukunda nawe ko wamukunda cyangwa se ko wamukunze, cyangwa se niyo utanabimubwira cyangwa se ariko nyine ukaba wasobanukirwa ko agukunda, ukamuha urukundo, cyangwa se niyo utarumuha ariko ukaba wasobanukirwa yuko agukunda bitewe n'ibi bimenyetso tugiye kugarukaho. So iyi channel yacu rero igenda igaruka ku bintu byinshi bitandukanye mu rukundo, ibiganiro n'ibindi bigiye bitandukanye. Kora subscribe ubundi uze gukora like n'ukunda iki kiganiro. Reka dutangirane rero na bimwe mu bimenyetso. Ikimenyetso cya mbere na mbere rero kizakwereka ko umuntu yagukunze, wenda harashobora ko yarabuze ahantu yahera abikubwira, cyangwa se yarabuze uburyo yabinyuzamo abikubwira, ariko ibimenyetso byo ubwabyo bikamutamaza bikabikugaragariza. Icya mbere kizakwereka ko umuntu yagukunze, cyane cyane iki kintu gikunda kuba ku bakobwa iyo bakunze abahungu ariko bakaba ari abahera. Icya mbere, iyo muri kumwe ubona asa naho yabuze, afite igihunga cyangwa se yabuze amahwemo, mu kinyarwanda kizabyita kubura amahwemo, kubera yuko abazi yuko utari wamubwira ko umukunda, cyangwa se azi neza ko mutari mu rukundo, nyamara we urukundo ararugufitiye, nubwo we kuko gukundana bisobanuye ko ukunda umuntu nawe agukunda, ariko iyo agukunda abizi neza yuko utamukunda cyangwa se azi ko utabizi, agira igihunga, cyangwa se iyo mwaba muri kumwe cyangwa se muhuye ukabona asa naho yabuze amahwemo, ubona asa naho adatekanye, mbese mu maso ushobora kumureba ukabona asa naho agize akantu k'igihunga ko kuba yabuze uko yifata, cyangwa se yabuze aho akwirwa. Ako ni kamwe mu tuntu tugaragaza ko umuntu yagukunze ariko nyamara akaba yarabuze uburyo yabikubwiramo cyangwa se uburyo yabicishamo. Akantu ka kabiri rero kakwereka ko umuntu agukunda ariko adafite uburyo yabikubwiramo, ni ukuvuga asa n'avugishwa cyangwa se agorwa, cyangwa se yagorwa no kuba yasobanura neza ibyo akubwira. Mu by'ukuri iyo umuntu arimo gusa naho avugishwa mu bintu ashaka kukubwira, cyangwa se arimo kugorwa no kuba yaguha ubusobanuro bwimbitse ku bintu ashaka kuvuga, nacyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uwo muntu yagukunze ariko mu by'ukuri adafite uburyo bwiza bwo kuba yabikubwiramo, cyangwa se byamugoye kuba yabikubwira, ariko icyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko uwo muntu yagukunze. Ubu nabwo ni uburyo bukunda kuba bwagora rimwe na rimwe abakobwa, kuko abakobwa turabizi kenshi ntabwo bakunda kubwira abahungu ko babakunze, cyangwa se bikaba ku bahungu batazi gutereta cyangwa se bagorwa no gutereta. Ibi nabyo bibabaho, kuba yaba ari kumwe n'umukobwa ukabona mbese nyine yabuze icyo yamubwira, cyangwa se yabuze uburyo yamusobanura, wenda ari nk'akantu ari kumubwira ariko ukabona nyine ko bisa naho byamugoye. Uburyo bwa gatatu rero, cyangwa se ikimenyetso cya gatatu kikwereka ko umuntu yagukunze, usanga cyane cyane agorwa no kuba mwarebana mu maso akanya kanini. Mu by'ukuri cyane cyane nk'umukobwa yagukunze rwose, kugira ngo abe yakureba mu maso kandi utari wamubwira ko umukunda, cyangwa se ko mwemereye ko mukundana, biramugora cyane. Aba yumva yagucunga akakureba mu maso akakwitegereza, yabona ugiye guhuza amaso agahita areba cyangwa akareba hirya akakujisha akakwereka ko atakwitegerezaga. Ubu nabwo ni ubundi buryo bukunda kugora abantu benshi, cyane cyane nk'abakobwa cyangwa se nanone abasore, ariko nyine babandi bakunda kugorwa no guteta cyangwa se bakunda kugira amasoni cyane, nabo bibabaho. Ubundi buryo rero bwa kane bugaragaza ko umuntu yagukunze ariko mu by'ukuri bigasa naho yagowe no kuba yabikubwira, ni ukumva yakunda kukubonaho kenshi cyangwa se inshuro nyinshi. Mu by'ukuri nuzajya ubona umuntu wenda se yarari nk'ahantu
runaka ricaye nk'ahantu, yabona ugiye nko kunyura ahantu ukabona ashaka kuza nka kwitegereza, wenda niyo atabona yuko cyangwa se niyo mbese ukabona afite amatsiko kugira ngo akuboneho, wenda niyo waba wihitira cyangwa se muvugana akanya gatoya, ukabona nimba ari nk'ibintu yari arimo cyangwa se yari ari gukora, yabona utambutse agahita aza kugira wenda ngo akuvugishe. Icyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso akenshi bigaragara ku bantu bakunze abantu ariko bakabura aho babahera. Niba umuntu akunda kuba wenda afite utuntu arimo ariko akigomwa yakubona agahita asa naho ashatse kuba yaza noneho ngo akwegere cyangwa se akubone cyangwa se akuvugishe, mu by'ukuri wenda se yari ari n'ahantu hasa naho hagoye kuba yahava ngo aza kurebe, ariko mu by'ukuri ukabona mbese aba yumva kenshi yakunda kukubonaho inshuro nyinshi zishoboka, wenda se ni mu gitondo cyangwa nimugoroba, niba muturanye cyangwa se nimba ari ahandi hantu mukunda kuba mwahurira, ukabona rimwe na rimwe cyangwa se mwamara nko gutambuka akunyuze, ukabona ashaka kuba yamara umwanya munini akureba, wenda we ariko ntatume umenya ko arimo kukureba cyangwa se arimo kukwitegereza. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bigaragaza ko akenshi umuntu aba yaragukunze ariko akabura uburyo yabikubwiramo cyangwa se uburyo yabikugaragariza. Icyo nacyo ni kimwe mu bundi buryo, ubwo nabwo ni bumwe mu bundi buryo bugaragaza ko umuntu yagukunze ariko yabuze ahantu yabihera. Ubundi buryo bwa gatanu rero bukwereka ko umuntu yagukunze ariko mu by'ukuri akaba yarabuze ahantu ahera abikubwira, ni ukuzirikana utuntu tworoheje cyangwa se utuntu tworoheje yagukoreye cyangwa se utuntu tworoheje nyine wamukoreye cyangwa se wamubwiye, ukumva yaratuzirikanye nyamara wowe utaranatwibuka cyangwa se utaraduhaye agaciro ariko ukumva aratuzirikana. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu ashobora kuba yaragukunze ariko adafite uburyo yabikubwiramo cyangwa se yakubona, ariko kikaba ari kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu akunda umuntu, kuko iyo uzirikana amagambo umuntu yagiye akubwira cyangwa se udukorwa tworoheje wagiye umukorera, akumva yaratuzirikanye nyamara we utaraduhaye agaciro cyangwa se utarabyitayeho cyane, ukumva ariko we yarabizirikanye. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu biba bigaragaza ko uwo muntu yagukunze cyangwa se akuzirikana. Amagambo umubwira niba yabika ku mutima cyangwa se udukorwa yagiye umukorera tumuba ku mutima mu by'ukuri. Icyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uwo muntu agukunda cyangwa se agufitiye urukundo. Ibyo ni bimwe mu bintu byiza cyane. Noneho ikindi kintu cya nyuma nagarukaho cya gatandatu ari nacyo cya nyuma nagarukaho kigaragaza ko umuntu yagukunze wenda ariko adafite wenda uburyo bwo kuba yabikubwira, aricyo cya nyuma ni ukwiyekisikiza cyangwa se gusaba imbabazi, cyangwa se mbese mbuze ikinyarwanda cyiza nabikoshamo ariko ni nko kwiyekisikiza cyangwa se gusaba imbabazi cyangwa se sinzi neza ariko ndakeka mwese murimo murabyumva. Kwiyekisikiza cyangwa se gushaka kuba wasaba imbabazi cyangwa se kwisegura, mu kinyarwanda cyiza ni nko kwisegura ku tuntu wenda akeka ko dushobora kuba twakubabaje cyangwa se twakubangamiye, ukumva arimo yisegura cyangwa se asa naho yiyekisikiza cyangwa se ashaka mu buryo bwo gusaba nk'imbabazi ati mbabare, ntabwo nari nzi yuko ibi bintu ndashaka kuba byakubabaje cyangwa se niba byakubangamiye umbabare cyangwa se unyihanganire. Utuntu nk'utwo natwo ni tumwe mu tuntu tugaragaza ko umuntu yagukunze, nyamara wenda ari no kwiyekisikiza ku tuntu wenda we wumva ko ari utuntu dusanzwe buri muntu wese yakora cyangwa se tworoheje, ariko ukumva we cyangwa se utanatekereza wenda kubona we akeka ko ari utuntu dushobora kuba twakubangamira cyangwa se wenda tutanakubangamiye, ariko utuntu wenda ukoze cyangwa se yagukoreye tutanakubangamira, wenda se muhanye gahunda wenda ngo muhure ahantu gatoya, wenda se akereweho nk'amasegonda make cyane cyangwa se wenda ni nk'akantu gatoya abaye nk'ukunyuze iruhande, wenda wari wicaye kandi nta yindi nzira yari afite yo kuba yanyuramo uretse wenda ntandi mahitamo yari afite wenda uretse kuba yakunyura iruhande cyangwa se akaba yabatambuka cyangwa se akandi kantu gasa naho koroheje kandi mu buzima busanzwe umuntu wese atakwiriye kuba yagira intambara, ariko ukumva ari kukiyekisikizaho akeka ko gashobora kuba kakubangamiye cyangwa se kakubabaje. Mu by'ukuri ibyo nacyo ni kimwe mu bintu bikunda kuba byakorwa n'abantu baba barakunze abantu ariko bakabura ahantu babihera. Mu by'ukuri rero ikindi kintu nabibiraho akabanga cya nyuma, akenshi iyo umuntu yagukunze niyo muri kuvugana wumva asa naho ari kwitsa umutima cyangwa se adatuje, ari ibisa bijya guhura na kimwe cya mbere navuze, usa wumva mu magambo kumva asa naho ari kwitsa umutima, mbese usa naho atisanzwe cyangwa se atazi neza ibyo ari kuba yavuga neza ko bituje cyangwa se wumva ko umutima utari hamwe adatuje. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso rero
bigaragaza ko umuntu ashobora kuba yaragukunze ariko adafite uburyo yabikubwiramo, nubona ibimenyetso ko uwo muntu nyamara nawe wenda ukaba wumvaga yuko ushobora kuba utakekaga yuko wenda se yaba yagukunda, wenda ukaba waba ugize amahirwe yo kumenya ko umuntu agukunda wenda nawe wumva wamuha amahirwe yo kuba mwakundana, ubwo nyine wafatiraho kuko uwo muntu aba afite urukundo rw'umwimerere kandi rwiza cyane, bigukundiye rero wamuruhura uwo mutwaro wo kuba agukunda wowe utamukunda, ukaba wafatiraho mugakundana. Ibi ni bimwe mu bimenyetso rero nari mbibiye bigaragaza ko umuntu agukunda ariko wenda adafite uburyo yabikubwira, nababwira iki rero basore namwe nkumi nimufatireho urukundo nirwogere. Nizere ko wakoze subscribe cyangwa se ugakora like kuri iyi channel kugira ngo ukomeze udushyigikire kandi ujye ukomeza kubona ibiganiro na update zitandukanye z'ibintu tugenda dukora ku iyi channel. Imana ikomeze ikurebe neza kandi kwishimire, tuzasubira.